mama kuki wansize koko Bravo Veredia. ubwa mbere mubonye yasura n'ubwa mbere nyibonye muri rakabisi Agakunda ndarebye mbona urababaye cyane ndebye aya mazi urimo uri koga none mbonye uwo mufuka wako gafuka se karimo ibi ujye wihanga ese ubundi se uburenganzira bwacu ko twabimenye baye kazungu nabonye karabaye kare karananutse niba ari ibibazo byagacanze kubera ababyeyi bako berega mutama yabikagaho cyane cyambaye mama kuki wansize koko Yo sabes. Yo. Yemwe abana mwete kunyonde kandi abana nzabakubita narambonera bana yanjye ninze kabisa yewe aba bantu babanyonera nyagasani baramutse wa mugabo neza gake ko mbona sunyo amazi yanjye wavogereye no koga ariko ishandi kubona bitari gukunda amazi yawe niba yandi nabyagenze gute mwero neza ikomera yego ko dufuka suri natwo noneho nibaza mugabo naho ugira ubase nibyo kurya sabwo nibyo ndabifite binazwe kujya hanze utuye he aho bwije bugeze niho njyana ifoto se kandi ese ifoto mwajye muyibika ko Se ko nyine Darinah cyageze bitatashije mama ari kubwira muganga ko iki oya c'est pas possible c'est biba bigenze ni kubwira byitwa njye mwananguye saa munani z'ijoro pe Nizindi kumureka agakomeza ifoto narabwiye mujye mubireba iki wanjye ndabakunda cyane
basi mujye mwihangana ndetse ibikorwa ntibibika mama byagenze gute wasanga n'impamvu bino byose mba mbirota ari ukugira ngo menye uko byagenze ari ukungarukira ukubikira Darinah, please, I beg you that keep calm. ngomba kutubwira ikintu cyabaye kandi kiri serious. Ukora iki se mu buzima busanzwe? gutya gusa no kwirwa nzerera Ugira ababyeyi se? ndafite ariko nabataye mu cyaro. Batuye mu cyaro. Ko mbona uri umusore se kuki udashaka akazi ngo ube wakora igihe? Uve muri ubu buzima. Uzi ko aya mazi abamo inzoka kuyoga, aya tuyuhiza imirima ntabwo none ndabona uri kuyoga. Yega wa mugabo we, ibyo ngibyo by'inzoka ntabwo umuntu aba akibirebaho mu gihe aba ageze mu bibazo nk'ibi ngibi cyangwa mu buzima nk'ubu. Akazi washobora se ni nk'agace umuntu aba yanagushakishiriza akazi. Baguha akazi wakemera? Ako ariko kose nagakora. Ushobora kuba ari ibibazo koko. Iyo umuntu ufite ibibazo rwose yemera akazi nta kibazo. Mbayeho mu buzima bw'ubuhinzi nanjye ababyeyi banjye babiyo ngiyo tuba twaraje gushakisha, sibyo ko Imana yatugiriye neza. Ubu ubona mpinga ibijumba, mpinga mu nkukiyo. Inzu nabonye haruguru igeretse ku yindi ni yawe. Bamukire reba imirima yose ni yawe. Hoya iyi mirima nyine nanjye natangiye natisha ngenda nkodesha ubutaka kugira amahirwe nyine bigenda uko nguko, ariko nshaka umukozi. Mfite n'abandi bantu tuba dushaka abantu b'abahinzi benshi, reba nk'ubu ngubu abantu baba banyoneshereza amatungo, mba nkeneye nk'umuntu nkawe rero uba udafite ahantu uba udafite uzerera gutyo naguhayeho uburyamo, wenda ukajya unyahirira amatungo, wenda se ukajya uza kunyihirira. Ari n'akandi kazi kenshi twafatanya rwose kuko ndabona umeze nk'umuntu ubabaye cyane pe. Byakaza akari ko kose nakabasha bose, utitaye ngo uko ndeba gutya mfite imbaraga, ndarya, ndakomeye. Ufite irangamuntu se? Irangamuntu ndayifite, ndi mukuru. Okay. Niba ufite irangamuntu nta kibazo rwose. Ihanga kuko ndarebye mbona urababaye cyane, ndebye aya mazi urimo uri koga, none mbonye uwo mufuka wako gafuka se karimo ibiki? Hano harimo agapantaro kanjye. Iyi ni ipantaro yawe? Ni ukwihangana. Niyo yonyine nsigaranye ubwo ngubwo gutya, niko aka gatangiye gafura mu kanya ite mwambaye n'iyo pantaro yo gushaka ahantu njye. Kwisa nabi si uyiva hano uyifuze. Ako se wayifura nta n'isabune nayo irafuze gutyo, ubwo ngubwo irafuze. Wowe irafuze? Ni uko ubwo akabaga kanjye gafite ikibazo. Ndabona bikaze, dore ntuye hano ruguru twazamukana rwose nkajya nkabanza nkaguha n'amazi meza koga kuko aya ngaya tuyuhiza imyaka. Dore mu rugo ni hano haruguru. Okay, rero tuzamukane. Ndabakunda mu bashiki banjye. Ndakwinginze ntugakoze ibintu n'umuntu wawe. Please ndakwinginze. Aracyari umwana mutoya. Iyi foto nabasabye kujya mubikana kure. But sinzi impamvu ikirangara. Gusa igihe ntabwo kiragera. Igihe nikigera uzagaruka ubyemeye.
ntabwo ubwoba bwinshi. Abantu barafite imyaka myinshi. Nawe ufite inyota. Ndavuze se. Shameze neza kabisa. Mu rugo ni hano hafi? Ni hano ruguru. Hano hantu ni heza cyane. Shanse byahe ko izuba ritwishe kera. Izuba ni ahantu hose dukubona n'ivumbi ari nko mu cyaro. Iki ni icyaro kabisa. Ni icyaro cy'Kigali ariko ni cyiza. Nese uri kugana. Aho kugana se? Ndi hari imbere. Wowe wari uvuye kuvoma? Ngiye mvuye kuvoma muri kiriya gishanga cya hano hepfo amazi yarabize kera. Ihangane none se waguherekeye? Mbese ntabwo waba wishe ibyo wari ugiyemo ra? Nta kibazo ibyo nari ngiyemo none se hari icyo bitwaye? Ese mana yanjye kuko rero kuri njye ndi kubona wagira ntabahugoye kuko iwacu ni hano hafi. Waguherekeza kukijyana iwanyu? Oya shawe yego. None se ni ahantu hano wagangira akazira? Akazi se? Akazi ariko hari umuntu mama aramumagaye. Tuzongera kuvugana? Sawa. Sabe? Ukabyibuka nanjye ubyutse nyuma ubuze biteze nuzabonye tutabyera ko aya masaha twabyukiye ntuzi ukuntu byabyifashe bite? Ni byiza. Hano Amakuru? biteze. Meza. Harya bakwita ngo iki? Shabanyita isine. Yego. Izina ryiza cyane. Urakoze. None se akazi ntabwo wakamboneye? Sha narakugerageje ariko uwo muntu ntabwo turahura kabisa. Ibyo byanjye bikomeje kurwaniramo inyuma. Ariko bizagera aho bikunda kubona se natwe ibi ngibi ubona aba ari ibisazi. Iyi mirima yose ko ari iyanyu ari ikintu bayi? Ariko nyine si ukuza uhora uza kuvoma muri ibi bishanga ubona aba ari ibintu bitarenze. None se ndetse bagukira ariko wowe ukora muri ibi bice nawe? Gukora se nta kazi mfite. Muri kwitembera? Ndi gutembera ndakubona neza. Birumvikana kabisa. Amakuru y'iminsi? Amakuru ni make. Gute se ka? Ako hano nese bano bana mwagiye mwabwira nabo bakazamuka bakazagwa muri aya mazi ahangaha iwacu tuba twarabimenyereye twebwe abana ba hano mva barakina babahaye. natwe ni uko nguko bizaba birirwa mu mazi y'ikivu. Niko bigomba kumera kabisa. ubwo ngubwo njyewe mbe nigendeye. Oya nta kibazo urakoze. Guhigana nabonye na mama wagira amahana mama wanjye cyangwa ukambanze mukorere. banze unkorere. Urakoze. Karaboroshye wajya uzana injerekani nira. Sha umva niba yananiye. Sawa. Ngira amasaha ndi muri ngo bakusha uryamye
muranyara gise naramenye ko yabyutse nicara ahubwo nagiye kumva numva ari kuri ngo mama uri nibwo nafunguka mbere ngo reba kikora ariko reka mubwire nahereye kera ndasaba kwitira kutanga ako se keza mbwira ni gute wabikora ntabwo udatuzi ikintu bose cyo kwanza kutubwira akora ibiciro sikabikora kuba dushyira abana n'ibintu n'ibintu ubundi kutubwira ese wumva ko tutuzabaho gutya ntabwo kiragera kera ntitwigeze kuboneka ku kwanga kwabo wanze kutubyara ntamukiri batoya kandi ntabwo ntabwo ntamukiri batoya gusa ntabwo ngiye kujyanza bibwira ese ubona Darinah azakomeza kuba ari kuriya abakunda koko ibyo ntabwo dukunda ni ukubera tubabara ntabwo nabigamije ko ese kubitubwira ni iki gitangaje ese bajya gupfa nta mikoro basi tubwira tugiye dufashe ibaze ko tugeze kubabona n'ubwana basi tunabasezera buri mama mwaze mwikora no mu mubiri nyine narangiye nkura abana bafatanye ushaka kutubwira Darinah ararira every time every night every hour Darinah